se sha muhungu wanjye usigaye uzinduka mu gitondo cyane bimeze bite? Nta kibazo anko. Ese ko usigaye ukunda akazi ugakunda no kuzinduka urwo rukundo warukuye hehe? Akwago ne hagira sinisanzwe sinzinika ku kazi. Ni ibisanzwe ndabyumva rero rwowe na Betty niba baragwaye murare cyangwa ni igihungu wanjye rero. Nta mukobwa hari ibintu bitatu ngiye buriya mukundira abandi batazi. Waba ubizi se? Icyambere afite amabono meza iyo aciye muri karitsiye abagore bose baratangira bakajya mwigana bamwe bagira uku abandi bagira uku waba warabibonye? Oya ntabwo nabonye ariko ubutaha uzabyitegereze. Icya kabiri rero iyo asetse akamwenyura muri karitsiye azajya yemeza abandi babyeyi afite inya nanjye urangaye gato nanjye namugutwara. Ega ikibazo anko Betty rega buriya ni njye mufata nka sister wanjye na mushiki wanjye. Hindura imyumvire rero uramukaza banaducitse twahomba hari n'ikindi kiyongeraho burya kakabara kafite mu maso gasa nka nyogokuru wa wundi nakubwiye wapfuye kera utari wavuka ugenda ubyiga wari umuhungu wanjye Ako nta kibazo nta ariko kibazo umukaza azaducike nawe ujya ku kazi mu Rwanda simani guhumurisha ngire mamati nk'umuntu mukuru bayi bayi Mama ubuse kuki Cedric atankunda ubuse ngiye kuki namukunze nkamwimarira ubuse azankunda koko ndeka urukundo rwanjye rugende ndebera gusa ntabwo agomba kugenda ngomba kurwanira urukundo rwanjye Cedric agomba kuba uwanjye kureka n'icyendeye Sisi ko wishimye cyane wishimye cyane n'icyamushimishije aya ameze ntabwo ari isanzwe ko wabivumbuye n'ubundi nandi reka mubwira yame neza rero Indesi akira rwose mubwimutse ninde kuko wabonye neza 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 bityo niba ngombwa tumujyana kwa muganga. kubona atari no mu rugo se hana wibuse nageze Ushimisha cyane icyo ukora yakomeje ninde
ninde nyine we mumbwire ako sisi ushaka kwererana ibintu we mumbwire nyine shayi ndebye nawundi akiri ariko rero ubwo ushatse tukazasubiramo n'ubundi wari umwe wakemeza mukazajya umvugisha ntari wese mama yagiye shamaze igihe kinini cyane urabona nyine nawe ibintu bajyanye ariko ntabwo bivuze ko ari iwawe niba umubyeyi yaragiye ariko ukacika niba waraharongore wawe ubarabonye agiye ukarongorwaga baragiyemo mu ntara ni akazi kenshi kaba kararwaye ma karagwa yarangije shaka guheranye wari waranyanze sha nyine ni kariyo birarenze ndi kubona usigaye usa neza mva ntabwo ari cyane nyine nta birenze tu kumane warabyibushye inzobe iraka ni ugukora siporo ukajya kuri regime gusa jya ugerageze ukore siporo umva siporo ndagerageza nkazikora nyine ntabwo nabura gukora siporo barizi ntawe murinzi wese Shanti, mbabarire pe I'm so sorry nari kwihuta hari ibintu by'akazi ngiyemo none yanjye nibara nkamuhamagaye sibyo reka ngende ndagaruka musure ndamushika cyane shanda hari so icyo ngomba kubwira ndahari no kuri fake ngarateze Sisi bimeze bite se? Ni bro, akazi kanjye neza. Sibise ko njye ndumukozi. Uretse ko nyine akazi ko kuri uyu munsi kagatari.
kabisa Nacyarase mwavuye ngo cyakora. abaho nzari byahindi byahari uyu munsi ariko ndabona relax Cyane kazi. Ni navuganye na Chris. Na Cedric ko ubundi ibyo uba wiriwemo utekereza gusa nyine nta bindi okay wese byagenze bite mu kazi utambye uretse stress nyine urabizi neza akazi kazazimeze ariko bisa nta kibazo ndakubona ndabona neza hano n'agasuku bagakoze neza neza ibintu byawe Cedric nawe ikibanza sinzi hari akantu ukuntu mbona kutamarika amakuru yose neza ko biba bimeze ntabirenze ariko uzaba ubimenye ariko wowe jya unyisanzura amakuru bawe umenye amakuru yose menye ukuntu bimeze tumbwiye nyine nta kintu narenzaho nabigira neza ahubwo nyine ibyanyuze aho mbimenye reka nakundi nyine nakundi tuzabimenya ariko rero ujye ubwira rigana na musaza wawe nka bro nzajya nkubwira wowe se kutambwira ko ufite umushinga mbona nabimenye nka sister nyine biriya rero reka nkubwire njyewe mba mbona ari stress njye ibyanjye mba ndi ku kazi ubona akazi kaba ari kenshi cyane akazi karagutwaye akazi kawe sawa nta kibazo sawa kari urakoze none se fra hano nanjye telefone nshaka kuguha uyinkorera uyinumva yangine ntabwo wayangije raporo ndashaka kwamburire gusa ndashaka ko iriya raporo ibangukana hano umuntu ugiye kuyishyira barayishaka cyane bitarenze mu kanya niyo ngiyo bibaye ngombwa barayirangije kuko mu gitondo ugomba kubanza kuyohereza gira vuba sawa jya mu kazi kawe ariko gare bitewe n'uko mbona muri iyi minsi itameze neza utishimye haraburi ibyo birenze ko ari njye nabibonye ntazi kubivuga ahubwo natuye shawapige ndabonye indesi ndabonye tugiye neza rero nanjye se aya makuru turayashaka umusore Cedric reka da sha umva gare bariya basore bose wakatiye Cedric ugameze ati ibogari ndabonye bogari sara kaze arakurenze cyane abasore yakatiye sha wowe nta rugo kare ahubwo Cedric ko bafite amatsiko asate se afite ariko gutya tipe mwiza ufite imico myiza ibyo ni byo gutya ibyo byonyine bariya bandi se bagira bati so anyway bariya mbi ntabwo nari nabakunze nakunze Cedric yonyine ariko ni betisi everything afite na kashi ihatari aho ndumva tugiye kuba amakuru sha amakuru nyine ni meza wowe se sha njyewe se ndaho ni turi ku biro by'akazi nyine ntibiratungana
ko bigenze neza wenda mu kwezi gutaha ari igihe byazaba bambara ahubwo amasengesho yawe atazatuma byose bisubiraho none kumusenya gusa amasengesho yawe yagera nayo asanga imana ariko nta gihe Ese mwebwe muzajya muhora mushwana nk'abana. nawe ujya mu Oya ahubwo wowe uzamubwiza ukuri ubundi tubimenye. umuntu wanga akora namusenga Mpyisi yanga kwisenga. afite impamvu ahubwo nawe akazatubwira umunsi byababajwe n'akazi mu mubare ibyo ngibyo ntabwo ari hafi aho ubu niko ndi gushyira imbere ibyo bizaza nyuma ntabwo nshatse ko twari tumaze iminsi tudahura twaraburanye nanjye ngiye waribonye se Nabibonye.